gihe zari ingoma z'abatutsi zikuranwa kugeza aho ababirigi baje batumvikanye n'abo batutsi bari batuye kuri iyo ngoma kuko bari bafite intwaro. Murakoze cyane Bosco kwirirwa wihanukira kuri ayo magambo uvuga ngo abatutsi ni baba abatutsi ni babi kuko bari bafite intwaro. Abo batutsi badafite babirabura babambura ubutegetsi barabubaheza. Nyuma yaho ntabwo bari kureka guhunga kuko batari bazi ikiri inyuma y'ibyo bintu. Barahunze ko bagerageje kuza ngo batahe batere birabananira, babivamo. Yego Kamisi, wowe uri umwe mu bantu b'abatutsi b'umwimerere badashidikanywaho na Ruhindisha amaze kuvuga buriya butumwa wumvisha ariya magambo ye, urabisubizaho iki kugira ngo n'abandi bose bitwaze ibyo bumvireho? Kuko wowe uri inyangamugayo ryahamye, ntujya uhengama kandi uvugisha ukuri kwakunga abanyarwanda. Bimeze bite usuzuma ibitagenda mu Rwanda? Uri umuntu uri hagati no hagati ukiranura abavandimwe uraramye. Ariko Ruhindi, ubundi wowe ujya kuva muri Kongo ko waje urwanirira abatutsi, sicyo cyakuvanye muri Kongo ngo ugiye kurwanirira abatutsi? Abarwaniriraga babaye iki usibye kuza guteza ibibazo wowe witaga abatutsi? Ahubwo abo wishe se bo babandi wicaga wabicaga ari ibiki? Reka mwese muri abicanyi bose, reka mubwize ukuri mwese. Iyo muburanira ibingibi ngo namuko muba mwihishe inyuma y'ubugome mwakoze, cyangwa se bwakozwe n'abo mwiyitirira, cyangwa se bwakozwe n'abo mushaka kugira ngo hatazamo abazagaragaza yuko bahemukiwe na bamwe mu bavandimwe banyu cyangwa se mu babyeyi banyu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubu rero nawe uraje ahangaha n'ukuntu wivugiye ko wishe abantu uti nje kuvugira abatutsi, naje no kurwanira abatutsi. Ubuze bose kwagusubije cyangwa bivuze ikibazo kiri ko mwese musa ko muri kimwe? Bose ni kimwe se? Kamisi we ni bimwe. Ruhindisha ngo yari umucanshuro yavuye ku ngazo mu Rwanda kurwana, bamwishyura inkotanyi zimwishyura kubitabangura azirwanirira tababarira bahita bamwishyura. Yego, ni muri urwo rwego rero nawe wajemo muri ubwo buryo bwo gufasha inkotanyi. Yego, urabyumvishe Kamisi? Ubuze niba warishe byagukuyeho yuko uyitaga umututsi, abo wishe warabazuye warabakishije, byagenze gute? Wowe ubwawe wivugira ko wishe bose, ko sinzi bavuga ko yishe, usibye bya bindi byabo by'ubufana. Ariko we numvise avuga yuko azihakana abazakomeza kwiyita abahutu. Urumva we ni hatari. We yabibabwiye hakiri kare ati umunsi byabakomeranye nzabihakana. Nubwo ambwiye ngo ntabwo nsobanukiwe n'ibintu by'iwabo, arabisobanukiwe kundusha. Ngo bavuga mbwenu ngo ni ururimi, mbwenu n'ikinyarwanda nzi ko bitandukanye, ariko akumva yuko ngo ikinyarwanda na mbwenu ngo bigomba kugira ngo ubwoko bumwe. Icyo bintu mwumva mutavangavanga ibintu nshuti zanjye, si ibyo gusa kuguma mu bufana bwo gukomeza kurangaza abantu ngo urarwanira ubututsi ngo ndarwanira ubuhutu. Mwese muba muri kimwe, muba mugira ngo abanyarwanda batazigera bamenya ubugome mwakoze cyangwa se bwakozwe n'abanyu. Tumaze kumva Kamisi na Ruhindisha, katwumve n'undi nawe akore mu nganzo ye, nawe mumwumve ahagaze, uko yiyumvira n'imisemburo imutogoteramo iyo ariyo.
dutsindagire ukuri ijambo munoze mikoro ndende noneho tugiye gusangira ijambo turi mu myaka 30 bamaze iminsi bakora bayoboye igihugu nyamuna kuvuga mu kuyobora nyine ni ugutegeka hashinga umuhate kuko hari ikindi wenda ngiye kugutsindagirira utaruzi ingoma karingangazi yategetse u Rwanda ingoma ya cyami imyaka 1650 iyo ngoma karingangazi rero yategekwaga n'abanyiginya nibo babaga bami noneho abamikazi bakababega noneho niho bahereye bateza ubwega noneho ngo nabo bashaka kuvamo abami ngo n'abanyiginya bajye bavamo abamikazi ubu biteza intambara yo ku rucunshu bararimburana baricana n'aya mahane n'amakarikari nihakomoka ntibyagarukiye aho honyine noneho abo bana ba Karinga n'abuzukuru ba Karinga bakomeze bicana n'aya magingo uwo murage wo kwicana ntiwigeze uvaho noneho ugasanga ibintu byo gutubura muri serivisi baratubura serivisi buri kimwe cyose bakagutuburira buri kimwe wavuga ngo urashaka kubona na gitifu bakakubwira ntahari bakagutuburira kandi wakoresheje tike ngo uzagaruke wenda mwari munafitanye na gahunda niwe wayiguhaye byose akagutuburira umuyobozi w'umudugudu ngo ntawe uhari wamusanga yakakubwira ntujya mu muganda ngo ntiwuzuze ibi wajya kwaka irangamuntu ngo tanga amafaranga ya naya cyangwa uzagaruke waswe na nyuko ngo zana ibi n'ibi ngo zana icyemezo cy'amavuko waba ukibuze irangamuntu ntibayiguhe kandi babigufashemo kugira ngo akujyane kwa muganga ngo bakwandikire ibindi ni ukuvuga byose ntibatubuye ibyo kurya ibinyamafufu n'ibinyabishogwe ahubwo batubuye amaserivisi yose abanyarwanda bakoreraga bagenzi babo nk'urugero abanyeshuri benshi bava mu mashuri babuze ibyangombwa byo kugira ngo bakore ikizamini cya P6 n'icya tronkome n'icya senior 6 kubera babatuma ibyangombwa badashobora kubona haba n'ababyeyi babo ntibabibona kandi uzi ko benshi barerwa benshi n'imfubyi bagiye bahura n'isanganya abo bana nuko bava mu mashuri mu Rwanda kubera ayo mananiza yo gusaba ibyangombwa abantu badashaka kubona kandi ni no kubigura kandi noneho kondisiyo zo kugira ngo ubibone nazo ziremereye cyane ubona ko ari amananiza yagamije kubikwima babigambiriye abefuperi inkotanyi nuko baremi ntawe uzabakumbura byose barabyishe noneho ni muri urwo rwego nasobanura ingoma karingangazi ko ariyo ikomeje ibyo ukoze byose barabitwara abanyiginya nimba aribo bategekaga ubu nibwo ingoma ya FPR inkotanyi iyi murebe iyi ngiyi umwega ategetse kino gihugu murebe ingoma y'abega ukuntu iyobo itegetse abanyarwanda yananiwe n'ubuyobozi ni ingoma nyega inyeganyeza imifuka y'abanyarwanda igatsurika ibirimo bigatakara mu gaseke k'ingoma y'abega ikanyega umuntu uwo ari we wese n'abanyarwanda ni ukuvuga n'ubwa mbere ingoma y'abega ibayeho kuri Repubulika y'u Rwanda ni ukuvuga kera hategeka no mu bitabo by'amateka ya kiremwamuntu mu Rwanda abagore babo nibo babaga abega ariko ubu abega nibo babirindutse nk'uko intambara yo ku rucunshu yatezwe n'abega bateza ubwega bakubita basenya ingoma y'abanyiginya bashaka kwiyimika ngo nabo bategeke basoze abega bategetse niyo mpamvu rero mugomba guhagarara bwuma bakuze n'abakiri bato murebe imitegekere y'abega mu Rwanda kandi ibyo bintu nabyo barabirisha cyane bakwimakaza ngo nuko utari umwega bakakuvangura ngo wo turukahe uri mwene nde uzwi nande bakazana CV ngo zana CV y'ababyeyi bawe umwirondoro uherekeza ibaruwa iyo ni indoro bwami twavumbuye ko irimo rivangura abanyarwanda ribaheza ku byiza by'igihugu baba aribo babyigwizaho gusa ni muri urwo rwego rero nacyo turacyamaganye kuko kivangura bose ntabwo byoroshye muri amateka wenda tuzafata igihe tuzongera tubigarukemo neza turebe n'abasanzwe bamenyereye ariko uko bimeze kose nyakunda kubwira abanyarwanda ni ikibangamiye burya abantu baba bagomba gushikama bagahangana nacyo nubwo bavuga bati ntabwo biba byoroshye guhangana n'ikibi burya
ikineshi kibaho kiva kikagera. ikibi ari kibi uhangana nacyo guhangana nacyo nibyo byiza kurusha uko wakirebera kuko gusa ntabwo bizasenywa n'abakora ikibi gusa ahubwo bizasenywa n'abarebera bagire icyo bavuga. Yego ikibi kigomba kuvaho, icyiza kikajya imbere kigashigikirwa kikitabwaho bakanagisigasira, bityo rero ibyiza bigakora amateka meza, ibibi kuko bikora amateka mabi abantu bakabyirinda bagakora ibyiza, bityo rero bakabakoza amateka meza. Murakoze cyane kuri izo ngingo z'ibitekerezo byanyu, kandi mwakoze cyane kwitabira kuri satelite za Ruda, tukaba tugiranye ikiganiro cy'ibihe byose kizahoraho cy'ibihe byose. Murakoze cyane nk'abanyapolitike beza baganira ku buzima bw'igihugu n'ubuzima bw'abanyarwanda n'abaganarwanda, bityo rero ikiremwa muntu tukirengera nk'abayobozi nyabayobozi, birumvikana nta vangura iryo ari ryo ryose. icyo gihe zari ingoma z'abatutsi zikuranwa